Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi, ubwoko bw'Imana muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika yose ndetse ubwoko bw'Imana muboneka muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nabane namwe, murasuhuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Yego n'ubundi turi mu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, nagira ngo n'ubundi mu gihe dutangiye twibukiranye kugira ngo witegure urebe ahantu waza kwandika iby'ingenzi by'agaciro n'ubundi byose tugiye kuvugira muri kino kiganiro cyangwa ibyo tugiye gukurikirana. Rero ndabasuhuje, amahoro y'Imana agwire muri mwebwe kandi mugumye munezererwe kuba ubwoko bw'Imana, mugumye munyurwe no kuba ubwami bw'Imana bugwiriye muri mwebwe, cyangwa kuyoborwa n'umwuka wera bibanejeje, kandi kuyoborwa n'umwuka wera biganze mu kubaho kwanyu kose. Rero ubwoko bw'Imana mu gihe cy'uyu mwanya tugeze muri kino kiganiro, ndagira ngo ngusabe n'ubundi kuko kwandika ibyo tuba twigira kuri iyi cano byose ari iby'agaciro, nagira ngo ngusabe wandike kugira ngo ube bifite mu buryo bwose, mu buryo wongeraho ibindi cyangwa ukabyongera no ku bindi wari ufite, ube ubifite ahantu byanditse, kandi binakorohera kugira ngo bisobanukirwe vuba mu gihe gitoya, ndetse bikanakorohera kugira ngo ubashe kubyigisha abandi. Kandi nyirizina mu gihe urimo kumva ikiganiro nk'ubu ngubu ushobora guhita ukora download yacyo ukakibika muri memoire ya telefone, mu gihe runaka ushatse kukigeraho udafite na mega kugira ngo ujye kuri YouTube kuri channel nyirizina ubone uko wakigeraho, cyangwa mu gihe wakidownloadinze ukaba wanacyoherereza n'undi utanyuze kuri link. Ibyo byose birakoreshwa kugira ngo habe kwizigama iby'agaciro cyangwa tutabitakaza. Ushobora kubishyira kuri memory card nyirizina, aho waba uri hose ukaba wakumva ikiganiro cyangwa ukaba wabisangiza na mugenzi wawe. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana kubyigisha abandi ni ingenzi kandi ni ngombwa, nko ku bwoko bw'Imana nk'uko ijambo naryo ribishimangira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice 5:18, ababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva, natwe dufite umurimo wo kuyunga n'abandi cyangwa kumenyesha abantu iby'Imana kugira ngo nabo babisobanukirwe, nabo babashe kuvuka ubwa kabiri, babaye ubwoko bw'Imana nyirizina. Rero tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12, turimo dusatira gusoza umwaka. Yego muri aya mateka turasangamo uwo muzi nka Père Noël, kandi wabaye inkomoko ya Noheli. Turongera muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turasobanukirwa uburyo gushaka kw'abantu gutandukanye cyane no gushaka kw'Imana. Yego ubwoko bw'Imana twongeye twibukiranye yuko twebwe duterwa ishyaka cyangwa duterwa imbaraga no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora kugira ngo tubashe gukora igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana twabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo ibishimangira igira iti mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1-2, babwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego rero nyirizina usanga hari n'abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko bahoza imitima yabo n'ubundi harabatamaza. Niho Pawulo n'ubundi abihamya yandikira urwandiko Tito igice cya 1:16, amubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Yego ariko iyo urebye ku byo tuvuze haruguru byose, usanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe.
yego. Rero nk'ubwoko bw'Imana nyirizina turareba tuti abantu babayeho ubundi mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Rero mureke twumve aya mateka ku buryo burambuye kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12, aho turasanga ku itariki ya 19 Ukuboza mu bihugu bya Gikristo byo mu burasirazuba. Ni umunsi wa Mutagatifu Nicolas, ni umunsi mukuru wa Mutagatifu Nicolas wa Myra, umwepiskopi wo mu kinyejana cya 4 uzwiho kugira ubuntu n'ibitangaza. Mutagatifu Nicolas niwe mutagatifu wagize amatsinda menshi, harimo abana, abasirikare, abagenzi n'abasare. Yego, ku ya 19 z'ukwezi kwa 12 ni umunsi wizihizwa hamwe n'ibikorwa by'abagize itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka no gutanga impano, kandi niwe nkomoko ku Banyamerika ariwe nka Santa Claus. Yego, uyu Nicolas n'ubundi n'iryo zina n'ubundi naryo nirye ya Santa Claus. Yego, Santa Claus ise w'Abongereza kuri Noheli, yego, kandi azwi cyane ku izina rya Père Noël. Yego, aya mateka twayatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa wikipedia.org. Yego, kureba nyirizina aya mateka tubonye haruguru icyo Bibiliya yavugaho, dore ko Bibiliya yari iraza guhamya nyirizina nimba aba bantu bayabayemo turabigiraho cyangwa turava mu kinyoma cyabo. Nyirizina Bibiliya niyo igiye kugira icyo ibyemezaho cyangwa ibihakanaho kugira ngo tumenye amahitamo twakoresha nk'ubwoko bw'Imana. Nyirizina tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya ivuga kuri Noheli ndetse na Santa Claus uzwi nka Père Noël. Yego, ese nyirizina iyo Père Noël uzwiho yuko yabaye inkomoko kugira ngo habeho rino jambo rivuga Noheli, ariko kubw'ubucukumbuzi n'ubushakashatsi waza kureba nyirizina iri jambo Noheli rigizwe n'imigemo ibiri. Uraza gusanga hari no na r. No turizi nk'ijambo ry'ubuhakanyi cyangwa na rivuga na mu rurimi rw'igitirano mu Kinyarwanda. Yego, kuko iri jambo no rikoreshwa muri bino bihugu bikoresha indimi z'Icyongereza, Igifaransa gutyo. Rero urasanga mu Rwanda turitira cyangwa rikaba ari ijambo ry'iritirano. Eri ni ijambo risobanura Imana, no muri Bibiliya igiyeyo ubibonamo. None ukoze ubucukumbuzi urasanga iri jambo Noheli ari amagambo abiri afatanye ya no na r. Noel, urasanga n'ubundi nyirizina icyo gisobanuro bishatse kuvuga. Ushatse ubucukumbuzi ugakurikirana ukaza kumenya iryo jambo impamvu ryakoreshejwe cyangwa rivuga muri ubwo buryo. Tugiye kureba Bibiliya ikivuga rero kuri aya mateka no kubayabayemo, turebe icyo twakora twebwe nk'ubwoko bw'Imana. Turaza gusanga iri jambo ryari ririmo rikoreshwa muri aya mateka ari ryo Noheli. Iyo turebye mu byanditswe byera cyangwa mu mvugo y'Imana yamenyesheje abantu, bayimenyeshereje mu byanditswe byera biri muri Bibiliya, usanga iri jambo n'ahantu Imana yarikomojeho, ndetse n'umwana w'Imana Yesu Kristo nta kintu yarivuzeho, kandi iri jambo niwe ryitirirwa. Uraza gusanga n'intumwa n'abahanuzi ntacyo barivuzeho, kandi Bibiliya iza twereka yuko intumwa n'abahanuzi ari bo tukwiriye kureberaho cyangwa batubera icyitegererezo cy'ibyo tugomba gukora. Rero iri jambo uraza uze gusanga ari iri jambo ry'irihimbano. Usanga ari ijambo ry'irihimbano, usange na bamwe mu gusobanura ibyanditswe muri Bibiliya begamira cyangwa bishingikiriza kuri Bibiliya
rino jambo baze kurizanamo bakagoreka ibyo muri bibiliya kugira ngo rino jambo baze kubona uko barishyiramo, ariko nyirizina ntabwo riboneka mu byanditswe, riraza kugaragara rero nk'irihimbano. Rero mu gihe rimo kuza nk'irihimbano, ubundi bibiliya ivuga iki ku magambo y'amahimbano ataboneka mu yo Imana yatumenyesheje cyangwa tugomba gukurikiza, kandi arimo gushyirwa mu myemerere yego abantu dukwiye kuba twagenderaho. Yego ijambo nimba rije rikaza mu by'imyemerere kandi Imana itararivuzeho, aho ntugomba kugira gushyiraho akabazo ukabanza ukiga ku icyo kintu. Yego rero uraza usange tujye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho, hamwe no kugoreka icyavuzwe muri Bibiliya ndetse no kuzana amahimbano ibintu by'ibihimbano bitabonetse muri Bibiliya, icyo Bibiliya ibivugaho tumenye ukuri. Iki ni igihe utagomba gupfusha ubusa, ni amahirwe yo kuba turimo kubasha kwiga ibi ngibi kuri uyu murongo wa Irera TV1, ndetse turashima abagize uruhare byo kugira ngo habeho ikoranabuhanga, tube twabasha gusangira no hirya no hino ku isi mu gihe gitoya ibintu byinshi, kandi tube twabasha gukwirakwiza icyo twamenye cyangwa icyavumbuwe cyari gihishwe nyirizina n'iby'igiciro. Rero uyu mwanya ntukawupfusha ubusa cyangwa ngo ujye kuwukoresha ibindi bintu bitari iby'agaciro. Nicyo naba nshatse kuvugaho. Ni amahirwe kuba uyu murongo wawugezeho kandi turi kumwe no muri kino kiganiro, byakubera intangiriro nimba ari ubwa mbere ubanye natwe kuri Irera TV1, ndetse byo kugira ngo utangire kumenya buryo ki wacukumbura ikintu runaka. Nyirizina tugiye kureba aya magambo y'amahimbano ubundi Bibiliya yayavuzeho iki. Nimba ahantu abantu muteranira hamwe cyangwa mukunda guteranira hamwe, mbese n'itsinda urimo batajya babasha kuba bacukumbura ibintu nk'ibi ngibi, ugize amahirwe yo kuba twabana kuri uyu murongo. Ni umwanya w'igiciro cyinshi, ntuwupfusha ubusa, kandi bikubera itangiriro ryo kugira ngo dusangire byinshi cyane. Yego ijambo icyo ribivugaho urasanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20-30 habisobanuraho cyane ngo, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Hano ijambo ryerekanye yuko kugoreka bihari cyangwa bigomba kubaho, ariko ababikora babikoze ku bw'impamvu. Hano ijambo rirabisobanuye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20-30 bavuga ngo, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Turasanga uyu Nikolasi, uyu mutagatifu Nikolasi wabayeho mu kinyejana cya 4. Byumvikane hari abari babayeho muri icyo gihe mbere, we aza muri icyo gihe agira ibyo yadukana muri bo, habuziraho no kuba yakwadukanamo ibi ngibi bya Noheli, aza yitirwa n'ubundi na Père Noël. Noneho uraza usange hari ibyagoretswe, kandi ikigambiriwe hamwe n'itsinda bari bari kumwe, uyu Nicolas cyangwa Père Noël cyangwa Santa Claus, uraza gusanga hari icyo yaragamije, ariho ijambo ryerekanye ngo kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Bikoze kugira ngo baze kwikururira abigishwa inyuma yabo, kuko ni strategy nibo bakoresheje kugira ngo babone uburyo bakwigarurira imbaga nyamwinshi. Rero tugire kugenzura buri gikorwa cyose dukora, ubundi twibaze cyaje mu myemerere mu buhe buryo. Ese ari Imana yabivuzeho mu byanditswe byera muri Bibiliya? Gira amakenga cyane nk'ubwoko bw'Imana. Turebe n'ikindi ijambo ry'Imana n'ahandi ijambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2:3, icyo abivugaho aravuga ngo, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera nirizatinda, no kurimbuka kwabo niguhunikira. Irindi jambo rije ritwereka yuko irari ryo rizatera abantu kuzana amagambo y'amahimbano, ibitaranditswe, ibitaramenyeshejwe babizane mu myemerere, babizane nk'iby'ukuri mu myemerere, kandi nabiboneka mu byanditswe Imana yatwandikiye mu biboneka muri Bibiliya. Biba bitewe n'iki? N'irari ryabo rigamije gushaka indamu kuri mwebwe nyirizina. Ariko ijambo rise rivuga ngo bazarimbuka.
bazarimbuka. Kubera iki? Bagoretse icyo Imana yavuze, bagitesha agaciro bashyiramo ibyabo. Ijambo niryo rivuze ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikiye. Ngira ngo ijambo nta kintu ritabyerekana. Bene data, bwoko bw'Imana, bashiki banjye, nagira ngo durebe hano kuri Irera TV1 turimo nk'uko intego y'ubwoko bw'Imana ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira iri kujya mu bwami bw'Imana. Hano ntacyo duca ku ruhande, tureba icyo ijambo rivuga, ntabwo tureba icyo abantu bavuze cyangwa ikinyoma kimaze igihe kirekire. Niho turimo gusanga uyu Santa Cruz cyangwa uzwi ku izina rya Père Noël, uyu mutagatifu Nicolas, ntabwo twagendera mu kinyoma cye, ahubwo turagitera umugongo kugira ngo turebe icyo Bibiliya ivuga abe aricyo dukurikiza. Yego, turareba ikindi jambo ribivugaho. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, aho haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Nimba umuntu arimo guhinyuza iby'Imana yavuze cyangwa yashyizeho, uyu ni umwanzi w'umusaraba wa Kristo. Yes, ntari mu murongo w'iby'Imana ishaka. Akomeza havuga ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda. Ikigamijwe ni ukugira ngo bahaze irari ry'imitima yabo, bahaze irari ry'inda yabo, bahaze kwifuza k'umubiri cyangwa kwifuza kwa kamere ibarimo nyirizina. Ngo Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Iby'isi nibyo bigambiriwe, batesha agaciro icyo Imana yavuze kiboneka mu byanditswe muri Bibiliya nyirizina. Ibyo nibareba, ahubwo barareba kugira ngo baze kungukirwa ku ruhande rw'iby'isi, baze kuganisha ku nda, baje kuganisha ku butunzi bw'isi, ariko batari mu murongo w'Imana yavuze, ahubwo babanje kugitesha agaciro. Mugire amakenga kandi mube maso, bwoko bw'Imana. Wowe ugeze kuri icano bwa mbere, kora subscribe, tujye tubana kuri buri kiganiro, tumenye ukuri kw'iki jambo rivuga. Turimo twinjira mu bihe bya Noheli, turimo twinjira mu bihe abantu bizihiza uwo munsi w'ikinyoma utarimo kugaragara mu byanditswe by'Imana yavuze. Rero uraza nyirizina, nimba utaje kugenzura, uraza kugwa mu ruzi urwita ikiziba, ugira ngo nta kibazo kandi uvuga yuko ntacyo bitwaye, kuko urimo kubona imbaga nyamwinshi birimo. Ese icyo kintu nimba cyarazishyizwe mu myemerere, ukaba utarimo kukibona mu by'Imana yavuzeho cyangwa yabwiye ubwoko bwayo ngo bazizihize cyangwa bazubahirize, aho hantu wagize amakenga ukagira kugenzura. Yego, rero iyi ni intangiriro kugira ngo nawe wacukumbura. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye ko mwabanye natwe mu gihe cy'uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Aba maso, ugira amakenga, tubane buri munsi kugira ngo tumenye ukuri icyo tubwira mu gihe turi muri ino si. Twe kugendera mu kinyoma cya benshi ngo batwandike filime ngo tubakurikire, ahubwo menya nyirizina urimo kugenda n'uwo wakurikira n'uwo muri kumwe, urimo kureba icyo ijambo ribivugaho. Rero ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ngira ngo twari mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turi kumwe n'ubwoko bw'Imana kuri Irera TV1. Iki kiganiro n'ubwiherane kimenyesha abandi, dore ko turi mu minsi yo kwinjira muri uwo munsi w'ikinyoma abantu bihimbiye. Menyesha n'abandi kugira ngo badacikanwa ngo babe bahagira ibyo bajyamo kandi Imana itabyemerera ubwoko bwayo. Rero bwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ikindi nanone, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.